nahuye n'umutipe ntabwo nari muzi kandi nanjye ntabwo yaranzi muratangiye kuza nsatira Senyi ntaganye komeza umbwire sibyo ariko kumaze iminsi wigunze wicaye wenyine ufite ikihe kibazo Shadoye mbabare kuba ntarigize nkubwira ikibazo mfite baraje gusubira aho babaga nsanga barimutse bagiye mu wundi mujyi ihangane pe sibyo nagize amezi 6 mama na mpugoroga arigendera baza bansanga ihangane anje nkubonye nkukeneye rero numvaga uyu munsi ndibuze kugutumaho tukagira ibyo tuganira nkagira ibyo nkubaza bitewe n'imyitwarire ndi kubona hari igihe wenda naba ndimo kwibeshya hari abo mbona bitwara ukundi ariko wowe kubera yuko mubana umunsi ku munsi murararana mwigana mu mashuri bamwe abandi ubakurikirana umenya ibibazo byabo nubwo ubona nk'undi byana burya bwose mbitekerejeho hari igihe bijya bincana nkumva byose ntabireka turi kumwe turi mu mazi twumva ubwiza bwa pisine hafi ya leta ntabwo wabyumva nta kibazo tubona nta tuzajyayo simbwire rero nabonye urimo gutwika mu kigo na Bright bimeze bite Tracy nakomeje guhisha ibintu cyangwa se nk'ibanga ryanjye ariko bibaye ngombwa ko mbikubwira kuri inshuti yanjye nta kibazo mbwira Tracy Bright ndamukunda ngo nasubiye yuko Bright ari uwa Trina nabyikuyemo birananira ndabizi we na Trina ko ari inshuti ariko nyine ntabwo ndi nari kubigenza ariko urabizi yego sha mva nkubwire komeza ugerageze kumukunda gusa nyine ujye ukoresha surprise nyinshi umukorere surprise yego wenda azagera aho agukunda nzagerageza ndebe niba bizakunda yego sha sawa rero nabonye ari namamagaye kanjye kumwitaba nta kibazo saba amasomo meza ko nari mfite n'inama se kamamagarane materi ngira utwo mubwiraho ntago ndi butinda ahangaha Hello Aramusani mate ko numvaga nshaka se ko tuganira gato ntago ndi butinda ahangaha nari mfite n'inama ku murenge numvaga mwaze nkababwira hari akantu gato nashaka ko tuganira wowe na animatrice
Mese biteze. Umuntu umeze nk'umuntu ufite ibibazo ufite ibyawe n'iki cyawe kigasanzwe. Utana n'uburyo bw'umucamo wanjye. Agire mu byagenze biteze. Mwamenye ibyambayeho. Akashwi. Ejo natarutse agapangu k'ikigo. Nagenda mwana n'abajama street. Fata imyotsi, fata imyoto. Sha turimena fo. Ndumva ari daje tu. Ndabyumva bivuze ngo mwaranyweye muragiye wana parashu. Teo shari barwariraye. Ariko mwana arakanura nibagiye kukubwira. Numvisha uvuga gutyo bita nibuka ko nigeze kumva animateur na head boy bavuga ku bigendanye n'imyitwarire. Bavuga iki sekana nabo. Ushatse wakatira man fo. Ushatse wakatira ko ntago ibintu ntago ari neza ibintu byo gutaruka ujya kwitwika. Umvishe sari ingaro birenze ku buryo taraburiza umuntu. Umva bro, ingaro yirahari. Ariko ibaze animateur aramutse abimenye ko usimbuka. Noneho by'umwihariko baby yawe kazanya bro. Ibaze urumva yaje neza. Baby se wame. Rekana baby se ko namaze kumwemeza password narafunze hara nta kintu yazambwira. Umva nkubwire inshuti yanjye. Biyo ntago ari neza. Tekereza ureba ahantu tuva nubizi ko duturuka mu rugo ahantu hamwe ndabyumvise ibaze nawe ureba ahantu hava amafaranga tuzana ku ishuri urahabona salamu ganima umva ko mera aramutse abimenye we byabifata neza koko nekereje ahantu amafaranga yanzanye hano yavuye tekereza isambu yo mu rugo yabigendeyemo kugira ngo mbe ndi hano. Okay, umva mubwire noneho ntabwo biri mu byo kwinginga ntabwo biri mu byo kugira uti ngiye wumve ko mbabaye reba nawe shyira mu gaciro ibintu uri gukora neza uziko ugiye kwibabariza umubyeyi wawe nawe utisize ariko giye yanjye ibaze kandi uri inshuti yanjye n'abana ibi bintu nibyo koko ega mujama wanjye insi usura yiwe reka mubwize ukuri njye kukugira inama isumbizi va mu byo urimo urekane n'agacu uri guhingiramo kuko ibi bintu byakugeza ahantu habi n'indengera sha nawe kamwihorere wenda nari mfite n'amasaha yo kwiga reka ngende buriya turaza gusubira nimugoroba ariko begenda umenye ibyawe bakese ko nta utazi uko mbikora. Mate karandeka no kuvuga ngo ngeze ahangaha numva ko hari inama ku murenge yego amahugurwa nayo mazemo iminsi ku karere ariko bibaye ngombwa ko ngera hano bamenyesha ko hari n'inama niyo mpamvu musanze nanze kwirwa nkinguriro kuko mbonye natinda noneho akantu gato nagira ngo tuvuganeho ni ku myanzuro yafatiwe mu karere twagiye mu mahugurwa ariyo mazemo n'icyumweru gisa n'ikirengaho ngira ngo tubiziranye wowe njya kugendana nasize hari icyo mubwiye animateur yego ingingo ikomeye twaganiriyeho amahugurwa tumaze n'iminsi ni ikijyanye n'imyitwarire y'abana discipline urabizi njya kugendana nasize nkubwiye ngo munkore raporo nimurangiza munamenye discipline y'abana sibyo yego ndabyibuka icyo cya raporo nabaye nyishyize ku ruhande ariko icyo ugomba kumenya cyo ni iki ngiki discipline y'abana ariko ngeze hano mu kigo mbona abana hari ukuntu usa n'uwabashyize ku murongo ari nayo mpamvu ngira ngo umfashe aka kantu abo bana birirwa batembera bagira bate ntabwo mbashaka kuko nk'ubu nkanjye nk'umuyobozi iyo hageze nka inspection izireba nde ngiye directeur umuyobozi w'ikigo ntabwo mbishaka rero icyo ugomba kumenya njyewe ncungira abo bana sigaye ngera mu midugudu gutya ndimo ntembera nyine numva amakuru bakambwira ko hari abana basigaye basimbuka ibipangu hari abagenda bakajya kunywa amayoga sinzi
abo ngabo nibo nshaka kugira ngo umenyere umurongo bari. Urakoze. Ubushize ujya kugenda wari wasize umbwiye ibintu bibiri twagombaga gukora, harimo gutanga raporo y'imibare y'abana tumaze kwakira ndetse n'imyitwarire y'abanyeshuri. Yego. Genda ni matrice rero twagerageje kubiganiraho, tugerageza kubiha umurongo, dushaka n'igisubizo. Yego nubwo abo ngabo bagihari bari aho ngaho batoroka wenda ntibyabura, ariko tugomba nabo kubakurikirana kugira ngo tumenye uburyo twakemura ikibazo cyabo bakagaruka mu kigo, bakajya bigana n'abandi bakumva yuko bagomba kuba bari mu kigo bahakora icyo bagomba kuhakora. Ayo makuru urimo kumva hanze y'abana basimuka ibipangu nibyo kuko mu minsi ishize uri muri ayo mahugurwa hari abana twagiye dufata, ariko hari uwitwa Karangwa na Munezero twabandikiye weekend tubohereza iwabo, bazaza bazanye n'ababyeyi babo. Nta guciye mu ryo uvuga, abo ngabo ndumva weekend nta kintu bivuze kinini kuko bimaze kuba umurengera. Cyo nifuza nuko ashobora kongera gufatirwa mu ikosa gato, ngiye nta yindi mu nshingano zanjye nta kindi namukorera uretse guhita mwirukana akajya iwabo akajya kureba ikindi kigo yigaho, kuko amatwi yanjye ari kumva ibintu byinshi bitandukanye kandi ntabwo nabyishimiye. Ariko n'ubundi kubera yuko twabatumye ababyeyi uko byagenda kose mu bihano bazahabwa harimo no kwandika yuko nibongera gufatirwa mu ikosa bazataha. Ntabwo rero twabihorera ngo nibaza tubabwire ngo ubwo birarangiye ababyeyi turababonye bongere batahira aho ngaho, kuko ejo bashobora kongera bakigisha n'abandi ugasanga ikigo nta nubwo kikiri ishuri ahubwo cyabaye akajagari gusa. Nicyo ngicyo rero nari mbahamagariye nyango dutangira nabwiye ko mfite inama ku murenge, nabona ko niyo mpamvu n'ibiro nanze kubikingura ntagira documents nshobora gusanga ku meza, nkaba nagira ikintu kinini nzivugaho kandi ku murenge bagena. Nta kibazo ugagenda bite ko nama natwe abanyeshuri turabitaho. Ni meza. Niko naheruka kumubona muri karasi, namwe mubana muri doro zimwe, ntabwo mwamenye ikibazo cye. Sha nanjye nabyo nzi kireka naba hari uwabaza ikibazo cye ngo atubwire. Sha usa ntiyabarwaye kuba dore ko kuza ku ishuri. Tugomba kubaza tukamenya ikibazo cye. Yo doyenne disi reka tubaze Ange kubera ko wari inshuti ye atubwire icyo yaba yarabaye. Reka Ange tubwire. Mperuka kuvugana na doyenne arembye cyane ambwira yuko bagiye kumwohereza home. Shuwa se Serieda. Sha ahubwo no kugerageza tukamenya amakuru ye ukuntu ameze. nta kibazo. Waromeze ute se? Cyameze neza nari. Warorohewe? Cyane arorohewe meze neza.
shaduwaye twari tugukumbuye ntabwo wabyumva nanjye nari mbakumbuye mbese mu rugo hasanze bameze iki mu rugo bameze neza ntabwo nyine sha uzi yuko dani bamuhaye wikendi kare yesuwe bamuhaye wikendi ejo bundi animateri ntabwo nyine nakunze none se reka tube tugiye mu ishuri ntarebe turaba tuganira bimeze bite se Shafresh. kare tubahitanye Sijya ntabwo yadutsinda. ntabwo badutsinda sete eshatu kuri imwe kweli Kabisa. abaswa Mbona imeze neza ikintu bimeze bite? shameze neza Mbona muri kumwe mwitira ukuntu. ari nisi ni mane imana iba yarandemeye ntabyumva se Kone nyine ryo makara agafoto nakunda. Baba n'umwicyano sinaguma ntango. reka Ariko ngikira kanwa. Hari cyane mwana nshaka. hari cyane ushaka se Kandi ashaka kutinyigikira wowe. Y'abantu kabingiramo. Ya nyine mwana iki gipeti. iramunamana sinabikugiramo nabirenze No. Ashaka kubingiramo forumba. kareka ako gatinya kubivuga Kabisa.